tabashyana aracyango akita emoji kajyango ubeba yakumwajije aba tutwe agiye mu bukwe rero kayamba nibikwaje nagiye ni smart nanjye kubivuga niho twatubonye muramukazi wacu mu buzima wadukwadata wacu rumva papa twebwe twagize amahirwe abahungu bose badushiraho twagize amahirwe make abahungu bose badushiraho sha ahubwire sha upfuta afite muramukazi wawe njyavuga nti dudafite amahirwe kuba gufite kuva ngo ngiye kwa Demaye makavuga tuje kwa mushiki wanjye uba wumva ari ishema ngewe mu bantu basurwa sinyansurwa nk'abandi barapfa bagiye barupfa imfu zitunguranye nibyiki gihe nyine wejo bundi ishwe n'impanuka wejo bundi ishwe n'impanuka mu kugenda kwishimye yavutse 19 taga yarapfuye ukamubwiza ukuri nta n'urugo nta n'umwe yagiraga umutima yaraduhamagaye twese muri 28 aratunye muri umuna wanjye amafaranga 42 45 atunyuzamo amafaranga apfa natari kwa mbere ni kwa kabiri yapfuye tariki ya mbere ukwezi kwa 9 mama nawe rero yagaturwanira ishyaka tari yarwara mbwiye ikibazo agaharahara mama agaharahara ati abana banjye banezerwa bakunda bakwebe nawe undi turamuhambye aramo muri mukamera ari mu ngone gutya ahantu mu ishyamba uziko ntekerezo mfuza bene basaza banjye bita ngira umuriro mu mutwe birumvikana kaba n'umuntu nta dutoje ngo n'umuntu bwira ibyawe gutyo kumbwira Jaka kota bwa nyuma ushingura umusaza we wa nyuma na nyuma numvishe ubwonko bwa hano bwikaraze bitane ibitoro byose ndabikuraho biri ndabagose imana umuryango wacu waturoze kudatunga abahungu nk'abandi sebana ko ari wo ngiye numvaga azaza wenda aratsamura akazuba yari umwana mwiza umwana muremure cyane wagiraga umutima waruzi kubana n'abana n'abakecuru n'abasore n'inkumi yari umwana kaba udafite umuntu uganyira n'ubu ukibaza ukisubiza nabonye ibintu biryana no kubura bawe ukabona bagushizeho gusurebera nzaga mvuga nti se mama napfa azahambwa ndi nta muhungu dufite kandi abizi ko hari igihe bapfa akavanga umuhungu we naza ashingura mu kinyarwanda kamubura nyine bashaka ko ruhanda akabashingura kandi umubyeyi yarabyaye ndebe nabonye bibabaza no kubura aba ugasigara uhagaze gutya kandi ufite abahungu beza b'imfura uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo unyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Kaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese utega amatwi inkuru yanjye ndabizi ko mwari mukumbuye iki cyamamare kamera ariko bahati kudafata icyamamare neza uhere hasi ugeze hejuru ariko satana nako ngenda shaka kubona utambaye igitenge uzangurire utambaye igitenge uzangurire akanzu wambaye mini wambaye ikanzu ibintu nk'ibyo ngibyo nombono zangaye kubera iki se wenda ikanzu nayo uziko turi mu kinyejana cya 21 yiwe uhoragiye wanza bacu menya ko yasagiye kugaruka urabyura izi mpinure ziri hano imodoka zagurenza umuhanda oye wonye turi mu bantu bake bambaye gutyo muri Kigali bambaye igitenge kandi nanjye bandebaga cyane oye ngo ndo mu ntara nese kuki utavuga utereka nambaye nkuko abanyakigali bambe ko ngiye Kigali kwa kundi bambara minise oye wenda ni kanzu itari mini nzayambara ubutama kanzu ndafite maremare ageze apfuka n'inkweto kandi ndafite cyangwa kamini oya kandi ndasha ya gatandatu amaguru atandamage uhaho nari nakubyaza amaguru agenda atandama ubu ngiye arenze umupaka ariko babiraba abantu bakuriya mugore ni mwiza koko ahantu bavuye abana batarura gutandika amaguru ngo ndikora pirani
ndayabona nkabona yarahengamye ake imbwana Yeah. zagiye zirya I know Ubona- umeze guteze meze neza ndakubona disi ndashima imana wambaye neza sinambaye nk'ababyeyi se we cyane rwose wenda Ndabambara. byiza biranakubera kubireba nkunda kwambara gutya sinya nkunda kwambara impuzu oya biranakubera ubona bikubahesheje abantu barambonye ngo muroko tugiye he? oya izi gitego byahize abapene gusa ngo muroko tujye ngo muroko uragenda ngiwe n'iki se ngo nizo n'igitego zanyu n'iz'abapene I know reka jamani bana irihangana mbese undi ntabwo uri umurokore ese sindi umurokore ngewe nase ntukijijwe urabona izo nzara nzifite do ntabwo njya urabona isize urabona isize ariko uzambwira ubutaha ngushakira ibyo kwisiga ku minwa ugatereho kabisa wewe unyuzeza ibintu ukanyibirinduka bureze nk'ikina kereka muri resitora niyo yonyine kono niyemeye kugusura oya mugiye kumubona oya genda bagategereza bagaheza unaza ryari ari gutegura oya ngahita mbereka ifoto natagiye mu bukwe yega nta mwanya abona ari mu ariko bukwe bafutangiye kora he niko ko njye gutyo ukanyereza n'utuntu twanjye ntazi aho wakuye nkabona mu mabigwi yambaye imyenda y'akaboko kamwe yasimutse nkayamara kubyina ese ari wenyine utajya kuri status uzi ko nzira we ariko si we ibyo ni bya status ko ngushyira kuri status ubishyiraho none njye utibona ko mbona wenda sinibone ni ikibazo ni ikibazo gikomeye none nzanye guhamagara ni reba nagushyize kuri status bwakwira ntakurebye se oh yes sinzi impamvu rero utibona akaganiro gashyizeho mpita nkureba icyo ntabwo ujya ukibona njye ntujya unshyiraho nema karame ni ukuri rero ako gakapu ni keza tubanze dusoze agakapu kabo n'igitenge n'igitenge birajyanye nagiye mu bukwe ntanga inkoko utwaye inkoko ntanga inkoko oh yes ye mu bukwe bw'umuvandimwe kwaje nyine simbivuze barampfunyikira yega abandi bagabo dutanze inka y'imbyeyi dutanze ishashi yakavate hazi inkoko n'inkokokazi yega nanjye ndavuye abambuti yatsana nk'icyamamare abantu niyo bahita bakumenya bati dore wawundi rwema we angwize kure ko nsinzwe mbigenze ko nsinzwe ngimenye iyo aho nkandagiye hose wongera ishwe madamu nkuzi hehe ntitwa nema ntitwa rehema ndapindura nitwa rehema navuga ngo yewe ngo no kwagira diko nsinzwe mbigenze nte ngo ndi umufana wawe narakwandikiye ngo saba n'ikiganiro ntese inkuru yanjye bazi ko ari yanjye kuko kaniyaguyemo ati ku nkuru yanjye mpora nkwandika ati ndi umufana ati hajya ndi batangana ibiki ati ntiherwe bava ngo oya hari n'ahantu bakanda subscribers nta kantu rwose naragufana hako sharwema narakwinjirije ako nawe ujye ugerageza nareba n'abafana bawe ni ukuko imana ngo iki uzi ko bavuga ngo ninjye ngo abayitube bose ninjye baruhira oya ni ukuri kw'imana niwe baruhira ngo ninjye baruhira gute se kandi ngo nyine ngewe imana dundi uraza gutya ukaza nk'umwana w'umuntu imana igakora ibyayo ndabeshya rata rero babona nambaye agatenge uko hari abantu badamu gati dusanga Nyagatare mu giti ukubwire nkagenda nanjye ndi kubise ndi kwirukanka nkabona nkubise nk'amatenge nk'abiri bandi bakamweta sharwe imana ni nziza ubwo se urumva atari byiza ahubwo ni ukuri kw'imana urumva atari umugisha ngo ubone ni umugisha ni umugisha uva ku Uwiteka imana ni nziza ibihe byose utazi iby'imana yinyanyagaraho ntabwo ayumva ni ukuri kw'imana wigeze kutubwira ku bantu bakugiriye nabi ntibagukunda bakagushinja uburozi ati ntacu wigeze aroga ntacu wapfuye icyo ubona n'abantu noneho beza bagira ubuzima reka nkubwize ukuri yego inkuru yanjye niko navuga ko Rwema Imbabazi hari abantu imana yahaye ibaha ubutunzi ibaha n'umutima mwiza wowe ubwawe utapfa kuwugera kavuga ati hari umumama wampamagaye nema karame harya twa tundi ushyira tugura ngahe ni 80,000 ukwiga icyongereza twa duki bya byongereza byanyu kandi sinize byo gushusha ibiryo yego bigura ngahe yewe bigura 80 yego bigura 80 none ngo kwiga icyongereza no gushaka ibyo bishyushya wahita mwiki newe icyongereza ntirabagisha Mustafa ngo nkige nubundi umunwa wanjye urantunze ahubwo wagora bya bishyushye
ahise ayama 80 uragenda ugura bya ndi bishyushye nyine njyewe iyo mvuze kugura ikintu ubundi inza nkano mfite tegete mfite runaka nshimira abantu bangiriye neza ngashima n'Imana yabashoboje uno nkayiragira imbere nuko je bundi Nyagatare rwe hari abagabo b'abasaza yego wamugabo sinkuvuze izina uri imfura ngiye nguri imfura yaranyicaje abandambwira iby'Imana arambwira ngo umudamu tubashye Imana mu gihe cy'imperuka iki gihe cya none ngo nta gaciro afite umudamu ufite agaciro nubaha Imana ndamubwira turaganira Mariya araza kwa ndi kwanye ngenda ndarira ukuri inzara yandiye mfite inda ikanja nkagiye ubusa niba ukuntu ariko data umugore ngiye muri nyumbati nabyaye ikintu za icyakindi bambaza kigashwanyuka ngapfa nabi habya mwana mfite sarwete udusaze tubiri banyohereje umuntu ukigara tumpaye ndabitekereza ndaturikanda raba ngo gahanagure ndavuga nterekanye ngende nanjye gusura umuntu kuri hopitale reka ntahe ngo buretse gato ngira bagiye kuma amazi ankubita ya desamire bategura amafaranga ni bagana 2 yego abantu mugaje kunkubita ngo bara fura zikiriho nukuri murareshya ko ni gikara nanjye ndikara ariko ntabwo ndikara hari umuntu ambwiye ngo umwana nyiringabo uko kiganiro hano ngo rwibame ko mukora ku ishati nashaka nkipfira wagenda do kikigikano ni hasi ego muri kariti yabagutaka genda ngo mwabona abagabo beza ngo biratana mu gace kiwacu ngo ikigali hari umugabo nabonye ku isi ubwo ndavuga ni umugasha ko amaye amafaranga akankwiza sekete ngo nibankubite ndibye ndavuga umugasha kuba amaye amafaranga kamera zikamfoto n'ahantu heza cyane ahantu ku bitaro takaba yampaye mu kanya abasekete bakanye ngo nemari ibyo yego nkubita mu mabere ngeneza ngo satara rako wewe ukomeza nta kibazo mugenda nuriye moto yabonaga ko bigucanze ko niyabariye ku kiraro genda yo nari mfite ikibazo rwema bangura mu sitari ugusitara gutya ukaba n'uganyira uravuga ati ukabwira ati ndaguza ndamafaranga ubusije ko najye mbona unganyira ugira gutya ukabona abantu ati ngwino mubwire ujye uruganyira kuko ngo waramamaye babazi ko ufite amafaranga kandi se byahisha urafite shagicecekane regete ugira kirize ago bijya bigeraho akone hone bara abantu baba bandebye ntibakwinjiriza gwe are uzi miliyoni zandebye ejo bundi usi nakubwira ngo restaurant yawe buri munsi irinjiza hari yabyango none hari yabyango bana gutura ikimini yabyanga ubundi bigakunda ubwo mu ngeri zose uretse afite uko abazwa nuko areshya ubwo arayampageze mu rugo nishyura inyama nandi mwo nishyura iki habagize mu nda yibyinira we ngamano rasetsa urabara ugeze kuri 50 kwijana abaragiye 200 mba nta musekete nkurikiye mba nta mupolisi ndarenze ndayahukira ntiruka yegenda suko ntabwo abyingisimba n'abamano rasetsa urasetsa munzu mana ariko shamana mana kandi ukuntu yambwiye iby'ijambo arabati kwihangana bitera kunesha utungo no kuntesha igihe gusa atumuntu akubwira ngo ndagufasha ntagufashe ntukamwibazeho urumva neza haba hari impamvu umugisha Imana guteganyirije aba hari kandi uko namaze kubibona barahari hari abantu hano Bibiliya ivuga ngo hari abisarudi batanduje imyenda yabo barahari areshya nk'abagabo mu Isirayeli bagena Bibiliya abanaki bahawansobanuriye mwana wa kuki utambwira giye uri kuri mikoro ntabyo bamenya ibintu byinshi abantu bavuga ko nta jambo ry'Imana ubona nzigewe urariza ntabwo bihura abantu bose bavuga ngo abanyamerika ngo aho bari hose bagusabira umugisha ni ukuri kw'Imana ni ukuri n'untunze pe ati tumusabira umugisha nema uriya mugabo ahari hose hari n'umugabo wanyatsera nimero zawe ndazimuha sinzi ko yaguhamagaye birashoboka ko twavuganye sinzi abakobwa bahamagara bose ati wema ahari hose ati yaguhaye ikiganiro turishima abandi bacu turanezerwa dushima Imana kubwo yakugejeje hari icyo yakoze ati Imana yo mwishe izaduheregwemo imbabazi Imana izamuduhera umugisha nanjye shanda kandi rwe mu sengesho ryanjye nsenga unkiramo sinjya nakwibuka
amen. ni ukuri wese agasura mfite ko aronga kesha none se erega inzira z'Imana ngo zirenga igihumbi nzangeri hano ku nkuru yanjye ni ukuri pe, ni ukuri kw'Imana hose nari mpfuye genza hari akagatenge naje nambaye bwa mbere narakabitse nakamateka niko naririyeho inyama ndengo araseka niko naririyeho ubugari niko abana banjye bambari niko nagerageje kwishyura amadeni urumva inkuru yanjye mbese Imana izayizamo ndarize ubu ngubu hari kijya barambwiye ngo ugiye ngurarira abantu Imana ndaririrana n'ubundi numvaga nibyo ngiye kureba bitarenga i Kigali bizagaragara muri Kigali tutazagera hanze none dore ubaye icyamamare yego nsinzwe mbigenze udafata intambwe ya mbere uvuga utereka njye ku nkuru yanjye ndavuze ngo Imana sinzi uko yabigenje naraguhamagara ngo uzaze nkubonye mbona uteye ubwoba ndapfuye umugabo ntaranyakira agiye kubona kundi guditira ndi mubi bigeze aho ngaho ku buryo ntera ubwoba uri mwiza uri mwiza mwami wawe ariko rero ushima Imana kwambitse n'igitinyiro ni ukuri kw'Imana bose nkanye nk'ubu njya mu bukwe ahantu mu bukwe mbona ari gushinda bo kumva nk'abandi bakamfutura tukifotoranya uyu muntu muzi hehe niba ubuzi hehe ati ni mwene wacu ati atarasetsa Imana nyine gasetsa we ati umugore n'umunyagwenya ntabwo nkabishimira Imana abashaka kwifotozanya nanjye biranejeje nese wari ufite ikihe kibazo nizere ko Bahati akantu yagafashe wambonye n'ubwa mbere wikwije gutya ufite noneho najyanishije oya nako kaboro uko umuntu cyaryo bakita gute agasakoshi ufite agasakoshi sagasirimo we agasakame urumva urabizi wowe nagasirimo ariko nagasirimo peni nakeza twatwo mbona erega no ko ari umukino tuzi kwambara akuri na mwiza uzikune wanajye guriya mugore ni mwiza koko nuko ntembera muri Kigali nabona isoko ese ubona hari abagore bakuruta i Kigali barahari gashaka uvugisha ukuri ikintu dutandukaniraho ibyo bisiga bino birungo ubwiza buriya ntabwo ari ibirungo bira bikushe bisiga ese ko mama umugore yabyisiga nawe ni naturere w'abandura umugore wawe byaramunaniye ariko ni namwiza kandi koko nibyo ngo pe tushima Imana ariko aramutetesha we umujyana he ariko se ntamujyana mu bihugu byo hanze mujye kumutemberezayo ubwo n'ubuzima bwihariye tudashyira kuri n'ujye uhembwa ujye umujyana we n'abana bamujye kurya ubuzima twigire ku mazi ntakora amakudapfa oya nibyo sare ikindi ni ukuri nuko wari ufite ikihe kibazo cyatumye uvuga utereka ibintu 200 shima Imana ndirimbe ko akunda reka mubwiye no gavanga amadeni arashya amadeni ntashira kandi warabwiye ko nyine nshobora gukemura ayo yarashize nshobora gukemura kano kanya ukabona niko bigenda ku isi yubakitse uyu munsi ushobora kuba nezerewe ejo nkababara umunsi nkaba nahiriwe ejo simpirwe urumva neza ariko nzi kwinge Imana nzi ko ari umugenga w'ibihe niyo mugenga w'ibihe ikora mu gihe cyayo hari uko ngo ndaguha ukizeza umuntu nangu uramwishyura bikangira umuntu akubeshye nawe ukabeshya abandi si ubyemera rwe ukaba kwitwa umuhemu kandi utabiteguye kuko ari wa muntu wakwijeje ati ndayaguha rwose umubwire ko ndayaguha noneho yarangiza akakwihinduka yakwinuka abwira wa muntu ngo wambeshye ukitwa umuhemu kandi nta ruhare wabigizemo mbwira ku muntu iko twumva muri kano kanya urumva ubuzima waciyemo hari n'uburimo muri kano kanya isomo ry'ubuzima rikomeye cyane uyumva asangiza nk'umuntu wese uri kumva inkuru yanjye wumva inkuru ya Neema wumva ari nkiri umva rero ikintu cya mbere kiba kuri iyi si iyo uri kumwe n'umugabo kuri kw'Imana hari ikintu haba hari ikintu gikomeye kiri muri urwo rugo ndabeshye ubundi baca umugani ngo inkingi imwe ntigera inzu sibyo iteka ryose inkingi ivuye mu rugo ikava ku nzu byanze bikunze inzu igira ikibazo igahengama paka bashize inkingi rero nk'abagore ubwo wenda bibana n'abana n'abagabo urumva neza ubundi guca bugufi biruta byose guca bugufi ntago bica umugongo bica inzira kandi umuntu wese turi ubuzima burakurya rwe nkubwije ukuri imbere y'Imana isumba byose Mana ndahera sinjya mbe sinakubera rwe ubuzima buragurya ukibura ukabura inzira uyireba ukicara bikanga ukagarama bikanga nimuya umuntu aba ngo ndashonje igihe kimaze kubona mu buzima bivuga ngo ndashonje gusa
nushaka umugaburire pe cyane. kuko umugisha mbere namaze kubona muri isi ya Nyagasani kuba ni uguha umuntu uzi ko atazakwishyura. Guha umuntu uzi ko atazakwishyura, nawe uhaye umuntu ngo azakwishyura byanze bikunze n'ijyana za nyungu zawe ushaka, ari guha umuntu uri munsi yawe. Burya no umugisha mbere Imana ibishaka. Ariko uzi kuba wenda uhembwa miliyoni n'urugero, ukaba mu kwezi nta muntu wafashije 1000 cyangwa 2000, ni bibi. ukaba uhembwa 2 miliyoni, ukabatereka kurera umugisha muri bana mu bantu wenda mfite n'aba muri famiye, reka basi mugura akamasa cyangwa akanyana, ningera mu kaga nzabyibutsa Imana, ukumva nta na kimwe umwe ugashyira nta mugisha ukoreye. Abo gafata amafaranga, ugafata ibizasi, mugafata ibigori bishyimwe ugiye gutanga 10 n'amaturo umuturanye aburaye. No umuvumo no kuri kumara nkwambure. Nanjye nukubyemera. Nuko byemera pe. Nujye ubona ukajya gutanga 10 n'amaturo. Ariko nigeze kujya ahantu yakanje yareka Imana ngire neza Imana birabizi, ingira n'imbabazi. Nayo mfite inda, mfite amafaranga 1000 ngiye mu isoko. Hari umugore utenka hano yari yarapfuye asiga umwana w'uruhinja. Sanga umugabo we arwaye urutoki kandi batunzwe no guca inshuro. Sanga abana bari kurira ku mbuga, mfite 1000 banjye kugura ibijumba mu isoko, mfite inda nayo ari inzara shaho. Mitamvuga ni sibwo ko nsanga abana bari kurase muze abana babaye cyane. Hirya hari umugore w'umurokore wasengaga ku toro ry'iwacu, ari gusora amago, ari gusora ibishyimbo, ashaka kujyana umufuka w'ibishyimbo mu soko mu rusengero. Ndavuga ni kujya kubitura, ndavuga nti wabaye ngo naburaye udaraba rutoki, igituro cyo mubyeyi kiracyari kibisi, ntafite uko yinyeganyega. Ndavuga namusigiye uruhinja, ndavuga nasumana 2000 kwa ibyo mfite byo nyine mbikora iki. Ariko ngiye imipfire yanjye siyo yuyu. Fata umwana amujyana ku isoko, mugura inusu y'igikoma, mugura ibijumba, mugura isabune, n'ingemera ibishyimbo sinzabyaye gaga 700. Ibyo bintu natanze rero nageze kubyara byancanze. Ndavuga nti Imana basi nyibukira kuri wa muntu nafashije, mfite 2 gusa, unyibuka ndenze iki gikombe. Ubundi ari ibintu twibutse Imana ibyo twayikoreye, ntago twayibona ngo ubundi dukora ikorera mu bantu. Narayibukije Imana najya gusenga nkajya ndota inzozi nziza gusa, ndi mu nziza, nicaye mu ntebe nziza, abati mama ubuntu ugira Imana izakwibukire kuri icyo. Mwabantu mwere muri ukunyumva akanya, nubona uhembwa 500 ukabona ukwezi kwashize abeze nta kintu ufashijemo, izina ry'Imana byabiri kurangira. Ndi umva ngo muturumbuye mu kazi bitunguranye, kediteje ibyo urasenga Imana uyibwira iki ntacyo wakoze mu gihe wari ufite koko. Ihere kuki irahera kucyo wikugira impu, nta wagaburiye, nta muntu agura igitenge, nta muntu wambitse, nta muntu ubundi cyane ugabura umushonje. Imana ibikunda. Ubona uko wafashije se abakene nawe uri umukene. Barasona ngeze he babyangejeje. Yego. Ejo umugabo hari umushoferi uryi wanjye muri yako yageze iwanjye, araza amwe bagiye kureba inkoko, ageze mu gikari cy'iwanjye kuko hari igikari mfite kinini, ntuye hano mu gikari kirimo ubutungo guhera ku rukwavu no kumbata byose birimo. Avuga ati aha ni wawe nti ukuntu wigira injiji. Ni Rwanda se warwamuta u Rwanda wajya kumenya ko ufite ubwenge, abanyabwenge tuzi aho bari. Abanyabwenge baheze Tanzania. Ngemba nshakisha ubuzima, uzi usanze muri restaurant turi kuno wigira injiji, nkajya ngura injiji nyanjiji ntinenjeje. Tifite ubwenge tikarimo kandi ukuri kose ko umuntu akuvuga. Niko namubwiye, atavuga ati ndumiwe, ati umugore wanjye ngiye kuzamubwira azumyere ukuntu bigenza. Igeze n'ubonye 3 ugura kwava gatera mu gikari, abana 5 biri gusaka ko turi gukora ukagura kugatera mu gikari. Ejo mundi umwana ajya n'amashuri ya none yatsinde turapfa gusare. Ababyeyi ntago batuje bose bacanganye iki, bari gusemba ari kwambaza yo mwijibwe. Imana ikumva amasengesho y'ababyeyi n'abana ku ishuri umuriro watse. Ikavuga ati ejo umwana agiye ikibazo, uziko najya n'ubwaza umwana kuguza amafaranga 5 nkaba n'uyu wayama ibiceri 5 ibiceri se cyangwa ibihumbi 150 ibiceri senkani 150. Yego ko batanga ko ntuzi nkabura wayama. Nkiruka umwana yandembanya nkabura wayama. Biravanga abanyembabazi nibo zazigirirwa, niba batagira imbabazi nawe ntazagirirwa. Umuntu se ko Yesu agiye kugaruka ubundi bizipfu ziri hano. Ibya Yesu byo tubyihorire, yagarutse kuva kera. Ari imbere yawe hashize imyaka 1000 tuvuga ngo araje. Azaza ariko ntazatinda. Okay, ntacyo. Yego.
mbonyeho no kwihananisha abanyamurenge aho bari hose. Imana igiye ikora itanga ihumure muri Kongo n'ukuri kose. Biriya biro by'abanyamurenge bya buri munsi Imana igiye ikora ibihagarike. Abanyamurenge, abanyamasisi bari gupfusha cyane nibo bari muri bya buri munsi. Imana itanga ihumure mu kiriya gihugu, sibyo rata? Dufite agahenge numva bageza yire mugere tu mugerege sinzigera mpatekereza yaho uratunguka udasinziye wagira izo nka tibeje barazitema mbese nta mahoro. Ariko hano bifite akamoto kawe karakuverisa ukibera niyo kanabuze niyo bayibye ubona ko ubuyobozi bwahagurutse buri gushakisha muri ko bwayibona bwamufata bukamona kandi kaboneka. Ngewe ndyamye ngasinzira nkizegura numva nda amahoro singiye kubeshya. Ikintu cya mbere kiba gitesha umutwe ni ukubura amahoro y'umutima. Iyo ufite amahoro y'umutima ufite byose. Niki gikomeye cyane ushima Imana ukavuga uti dore nema ngiye kukwita izina ryanjye ukagira Imana wo mu rurembo rwera utareba nk'abantu urebera hose icyarimwe. Yandinze kwitaba ku murenge buri munsi. Naritabye muri ruraka. Kwitaba ku murenge gute? Bari kunyishyuza. Yes. Byageze no ku murenge. Yes. Ninde visi mayaje umugore twa Nema ari hehe? Kumbe. Ko yitifu murenge yaje Nema uri he? Witwa Nema ari he? Kamubura. Message kaza bari kuguhiga nkajya mu nzu nkaryama ngahita njya mujye nibyo bakuru kubera ubwo. Ngomba guhatura mu kintu utagaragara. Ntatinya kujya mu nteko. Wishyuzwa. Nishuzwa. Yes. Arishujwe. Kumbe. Murakabana wanjye akajya babaryanira inzara aho bahagaze. Udura mwana wa mugore. Hari igihe ugeramo ngo twumuro tukafata n'undi ndibu n'undi ndi umuntu. Izina ryose bakwise igihe kikwita izina iyo gihe kikwise izina uracyemera uretse hari umuntu uzakwa urabona wenda subona ko nambaye kantu gatangiye gatukura. Umuntu akaza kwanduriza umwe agashyira ikizinga. Ikizinga kinini. Bisaba kumesa ugakutura. Rero hari ugiye umuntu akwambika izina cyangwa kwambika iki urubwa. Uretse Kristo wenyine uri gukuraho. Nta mwana w'umuntu wawukuraho urubwa Satani yakwambitse ntawe. Kandi ntago mva ko umuntu warunyambitse ari umuntu ikimuri muri cyo ntekereza cyo nyabiko gurubu. Uretse Imana yo mwibaterekana Nema no nkubabarire niyo nkinga amaso y'abantu ngo hagahenge ngo ihumure nk'abandi. Nanjye bari ko mfite ihumure. Ubu ufite ihumure ukimara kwishyura amadeni yose yatumaga bavisi nyine nabonaga nyine bwona banje ibikomeye bya visi meya n'ibya bavanguzanye no kwa ministeri. Urumva ko mfite imyaka ingahese ngana nte ko atagiye kwiyarya urusinga ni runini we nta kibazo nari gatoya ngana akaba karuka jengereje isi Imana ntigireba nk'abantu. Wari ufite amadeni harya yagize kuri miliyoni yari irenga akora naryaga rero ubwo miliyoni wageze koko nariye isirandika nariye isiravivura ariko harya ntatekereza ejo hazaza hanjye ejo hazaza ubundi abagore utekereza iby'aka kanya ariko kugira ngo utekereze ejo ubitekereza nyuma maze gukura hari imyaka nari ndimo atekereza hano imbere yanjye ariko hirya gatoya ntabwo natekerezaga kandi n'uburebure sinabivugira hano kuri kamera ko ntabwo byaturutseho ariko mbihagaramo bwuma waransindwa rero guhindura amateka oya nabanje kwaje barantuka gaduka kakureba gaduka kanuye amaso nayi witeka we ati dore icyangira rero baranyishe ntabwo se Mana nenzi kura hari ako nabwiye abana banje ngamfata ibyo gusenga by'iminsi 2 gusenga Imana harongeye gukora miliyoni n'igice ati kandi ndabyuka ndambara ngiye kubona miliyoni n'igice wana yabariye oya Imana amwe ngo ngenda ngo ndaguhaye ngo wagira ngo ufungure inzira ngo amafaranga urabonye ndayabonye ngura yabonye ndagenda ngeze hano sinarira ndavuga ntibaha izo bara amafaranga aravanga Imana yatabwiye iki mubiraza turi karaseka bahati mubiraza gukunda ariko nta kibazo mubiraza gukunda nta kibazo umucyo nzikiraza kuyabona ariko sharwema we para abanyamerika Trump nabahagahenge bakora bahirwe n'urugendo n'ukuri kw'Imana n'abandi bazajyeyo aho muri hose abiwacu abarundi abanyamurenge abagogwe abaki bose umuntu wese w'Ikinyarwanda agiye hari ahantu Imana ijye mwagurira imbago nta kinavuga
ne abagore baramagara biwacu ngo twibukije amateka ngo kirakiye ngo ntawe utakibaje ngo kirakiye ngo cyatubereye ikiyo hari abandi se buriya byabaye ego ngo hari umugabo rwose wabagiye mu nama hano i Kigali arabyumva ko mbivuze kandi kuko simuvuga izina ntabwo uvuga izina ngo aragenda ngo afashe ibiryo akomeza imbere ngo wara icyo kinini yanuma bafata nka kira cyawe akomeza agiye kwa ahita yikubita muri cya cyo kirara kimena ikifo isari imena ikirahure ngo sare yose irakwenkwenuka urashaka kureba uriya muntu uri imbere ndavuga nasi byakubayeho ati twibutsa gakondo ariko rwe ni ukuri kw'Imana simba mbabeshya nabo barabizi iwacu uko twari tumeze twarinda igite ariko ibyo bigenda byigira bagenda baba abasirimu njye mana inkuru yanjye yaransirimuye yaragusirimuye wambura nyamara nzi kwitega njya kuri YouTube ngafata nka caki nkari kuntu bitega we bitanga gatambara nkagenda meze nk'imfura y'umutara ne nubwo turimo turaseka uretse kugira ibyago byikurikiranya mu buryo budasanzwe sharwe managize ibyago yego umusaza wanjye yarapfuye nakundaga ubu gihe nk'iki niho mwibuka kuko akunda kumudufaranga abana bajya ku ishuri yari mwiza mama akurikiraho mama Mukankusi arasinzira ari imfura bamwitaga Munami inshuti ya bose data wacu nakwisi inshuti ya bose ntazi ko banabyitaga mama wawe ntuza data wacu bagiye namuza bayitabye Imana wabonye posita ndi gushyiraho ururabo ende muzehe yego ejo bundi muzehe yita Imana urupfu ruradukarabisha kabisa kunarigoga ndi kurira bugacya nkarira noneho kwa kunna baga ndiko ndi kugenda muri restaurant abantu bagafata ibintu ntiba bakwishyura bya bintu nza nsanga hari indi case naguye mu y'amadeni ariko byo biri kugenda bikunda gake gake abina gukunda gake gake kandi ziko biraza gukunda gusa nabuza abanje namwe ababuza abanye ndabazi ni benshi inshuti abavandimwe abamfashe mwabuze abavandimwe abandi babura abana nurwo dusangiye uretse kwihanga nta kindi warenza warampamagaye muri weekend zishize urambwira ngo uzi ko namuzehe yigendeye ndabona sinema ibi n'ibiki biri kumuha umwuka byarama byarabatanye n'ubuzima nyine yari inshuti akuzi ko barafite cyane nzakwereka intuza yayo nzayikohereza intuza tumushingura ariko saba bigenza ute ni wabo wa twese abana bato bari kugenda ababyeyi bijije abasaza abakecuru mbese ni kwisiteye tuba tugomba kwakira ubwo buzima nyine nk'abana b'abantu ntabwo bikunda kutuzamo ariko turabwakira none se muri urwo rupfu soze bavuga ngo umuntu amagaye ngo Nemba hambura Nemba usanga agiye umutwe wandiye ko guhagarara cyane kumva njya kuryama ngo Nemba ushyiraho ururabo barambura ku rupfu rwa papa ubwo musaza mvuga muzehe bavuga ngo arihe ngo ashyireho ururabo ngo ubu agiye kuryama ngahita ngo muve gukora nkoraho nsindwa zirukanka ngo byumva vuba tegwa abacu kwirimbi se bagose muve nkoraho nsindwe ngo araza yiruka nza naho magiye nshaka urabona rubura urabona nsanga rushizeho kuko sinakorwa n'isoni banampaye urundi nagiye mu bukwe rero kugira ngo nibikwaje nagiye ni smart nanjye kubivuga niho twatubonye muramukazi wacu mu buzima wa data wacu urumva papa twebwe twagize amahirwe abahungu bose badushiraho twagize amahirwe make abahungu bose badushiraho ahubwire sharwe upfuta afite muramukazi wawe njyavuga nti dudafite amahirwe kuba gufite kuvuga ngo ngiye kwa Demaye bakavuga tujye kwa mushiki wanjye uba wumva ari ishema ngewe mu bantu basurwa sinyansurwa nk'abandi umvuge ngo ndaza kwakunda abantu baza ngo turaje gusa turi nk'abadamu 10 ngo tubone baraje bikoreye simbikozwe sangira ibirori sinzi nige navukiye nzakore bidi itiraga buragiye ibyo wase gapfa ndavuga amatariki siyo nkatena kubivuga nta birori ngira iwanje urumva ngo abadamu b'inshuti abavandimwe bacu baje gusura mwene wabo nge sinjya mbikozwe nk'abandi ariko ejo bundi Imana yankora agatangaza mwavuga nshaka kumbera marene nikubitayo uba marene yego ngezeyo rero abantu batangira guseka barakweho kimbona tumuga turamubuze nkabane muceke baraseka barasiga barankunda ngiye kwambona abadamu barikoze ari abantu 10 baje bikoreye twarawubyinnye indiba ngo ese urabyumva utubwire y'abanyamurenge ngo tungwe benshi kumugaragara twarabyinnye tubyinira mu nzu biranga
tujya mu hanze kuri ariko bwa mbere ndishima yo arishima cyangwa tugize abantu badusura sha rwe gupfa udasubira agatsindwa bari bagusuye muri rwego nkana nyine ngo nabaye mare n'umwana ngo barankunda maze ava ngo uyu mubyeyi ngo ni sociable ni inshuti nziza twaramukunze nibyo nashakaga nari nambaye ibirenge ndi kubatekera nkajya nkubyina nkanishimwa Yesu umuntu upfa adasuye apfuye nabi ntiwabwiye ko ari bwo bwa mbere usuwe nabivuze gusa nabira kubivuga n'abandi wavuga gute nabwo nti ikintu mbifurije kuzabura umwami Yesu bwazaba agarutse gusa yamugisha mu rubyaro umugisha ku batware banyu umugisha mu bintu byose Imana bampera umugisha uko mwankuyeho urubwa uko baravuze ngo ngo nawe yisuye umuntu aravuga ngo yitwereje abagore ngo bamusure umuturanyi nyine wa wundi kwaje ati yitwereje abagore ngo bamusure uwo muntu ko ari umukiri ko cyo kugenda shasubo Kagame yaravuze ejo bundi ngo hari yavuze ngo hari umuti ngo abakene babatindi umuti ukagira ibintu ariko ntunyurwe n'ibyo utunze ukumva ushaka ukumva mbese umugenzi wahora ababaye urumva ukumva ati ariko nema hoza arira cyangwa hora ataka byanezeza nanjye ndi Imana inyuranye ibihe yarampishe abagore bazana ibisicaza mu modoka yabo n'amafanta nanjye ntumira abaturanyi ba hafi turawubyina urumva rwe narishimye ndawuceka yewe ntabyo uzi ndawubyina ikinzwe kiraza anjye barawubyina twese turawubyina ikinzwe kiraza Imana ko yiziye duhaye abashitsi nawe rero urundambe kati ni ukuri nzaza abako kambaza ngo Rwema naza uzatubwire nanjye ntazaza vuba ariko azaza ntazatinda bwahe ntazaza ntazatinda none we nka mabati batwemereye mu nkambi inka ngo duha amabati arahera bato mu nkambi bataduhaye ako si Imana nkamwe habyara Imana arabaza amabati turategereza none ababyeyi bavuye mu biro tubonye amabati yabemereye none nawe rero vandimwe nawe utagenda hepfo bakajya bambwira ngo Rwema azaza ngo ni umugabo banyarukira ngo Rwema azaza ngo ni umugabo ntajya agira byinshi azaza ngo azaza pe yewe sinkwizi byawe wenda akamenshi nigashyira ko nabonye wahare kujya mu makwe ya buri munsi nigashyira nzabona urusha uzabona ikibazo ushaka kuzaba mfite n'ubundi ntacyo nawe se ubwera si ukoze nta kibazo rwose karama uwo muntu yabonye baje kugusura atangira no kuvuga nuko ntaguruka yavuze amahoro arazunguruka kashyika abantu bakibonye arazunguruka ajya byanze ajya mu dirishya kagira gutya mu kiyo abashyitsi turaza tubyinira hanze turanifotoza ndavuga ngo ya mugore ngo yitwereje abagore Nyagatare ngo bazamusure abwira abantu ndavuga nti hahirwa ubona abatwereze bakanaza isi nkigira umujinya tukawubyina tukawuceka nka tugashimana hanyuma ngo ese urabyumva ute tubwira utunguye benshi ku mugaraga ibidafite ishusho ibihaye ishusho icyo yanditse kirasohoye ese urabyumva ariko none abazi mu bica baravuzanya bazi ikibazo mfite ngo tugiye gukubitira umuzimu guhwera barabona se bazi ko hano mfite umuntu nawe umparanya ndi ngo tugiye kwica umuzimu tugiye kubitira umuzimu guhera reka rero mve hano igano gisohoke agenda abwira abantu ngo ngo ni njye yavuze ngiye kumurega mu rukiko abantu bamurega batakuvuza izina kugihe harimo nta mutara mufashe ijambo abantu bose bamuvuze uramenya ko yenda yavuze ndavuga nti ufite imodoka mfite Rugabire akita nkuko akarasira ase afite n'imodoka no mukebana afite imodoka ndetse umuntu mupfa umugabo mufiki nose dugerageje gutuma n'ubundi nge narinzi kera ko nta muntu ugira inzika ngo umwaka ushire imyaka 3 ubundi abagoko duteye turatongana ejo kuko nta nshuti ya burundu nta n'umwanzi wa burundu niko bavuga niwe rero yakomerejeho akomeza gahunda ze ngiye kandi ngewe mu mutima wanjye ndera mana uranabizi ese mwapfuye umugabo akada na mugabo napfuye nawe upfa abagabo se ngenda nkeneye abagabo muri nasi ya none ibyaga ntibigezweho ubuzima n'abagabo ntibakita ku bagore n'ubuzima bwo gushaka bose bishakira iterambere by'abagabo n'abagore ntabwo bigezweho ubu cyane ikiri imbere ni amafaranga n'Imana ushaka Imana ushaka n'amafaranga
abazimu warabishe mara icyumweru umeze neza nabasinzire guhera sibaje ku cyumweru se baje ku cyumweru ejo bundi kuri iki cyumweru sharwe naranezera abakecuru banyita umwana wanjye nkabita shangazi shamana bandemeye amashimwe muri uwo munsi uzi kuba utagenderwa nk'abandi kuba udasurwa nk'abandi kabasindi igicibwa ntugire abaye famiye zanyu famiye zigeze zije guhamba ndabeshye nyinshi kubera abantu bose bihugiye muri isi ya none bashaka ubuzima ariko umuntu apfuye rwose baza biruka ariko umunsi ukiriho ntacyo mwavugana rwose ni waramutse wire muramho turamahoro nta bindi nta witaye ku byawe nose mbwira wenda nari mbakumbuye oya nibyo inzira ry'Imana hase ko tukaharuhukira ugeze twiruhukire uraza hano ukivugira ibikurimo ubundi umuntu nkuko bava ngo iyo umukiyo rubyina uko ubyumva hano uvuga uko ubyumva ntabwo gusereza abandi ntuje gusebanya abantu bavuga ngo tuje ngo njye abaye kahindu ubundi cano nkizi cano sibyo nibyo cano nkizi vugiraho ubutumwa shakiraho ubufasha n'ijambo ry'Imana akwiza ibintu byo yamusereza nyamutongana nawe nta matiku muri yanjye nta matiku ni inkuru yanjye pe ariko ku zindi mbuga bataratara bitagira umumaro bica abantu babazura babapfusha bagira batukabasiruko yisigeze he koko ngiye mba numva iyi mbuga yavuga iby'ubutumwa bwiza umuntu akavuga ibibazo hari igihe umuntu afite ahavugira urumva rwe yavugira no kumva aruhutse akagenda yiyemye avuga ati reka nduhuke rwose ukumva usubiranye agatima kazima kuza rero ukazu ariko se ubundi ashobora kumfasha ntunuke byagutwara iki ugashyira ka kaboro bakanda gutyo ukigendera Yashaka komantere kakubwira dema nagukunze ikindi ni cyo gashyira agatima umwe cyangwa udutima gusa yabashyira akaganza ngo tabashyira cyangwa akita emoji kajya ngo ubeba yakumwajije aba utwinje agasoro urimo akagira ngo aba utwinje unakaza ameze ngo unakaza nka kavuga ati ntacyo bicyako ntutonga Lise ndeba arakana numvise uvuga basaza bawe bose barapfuye bafite basaza bangana bo kwa mama na papa ndavuga nkubo napfushije kandi dufite abahungu batanu n'abagore batanu mama dupfusha abahungu batanu sigatura abakobwa batanu rero mwe turi guhuza gutya bamufata musaza wanjye numva nishimye uko mbonye nk'umuntu uzi ko udafite muramukazi wawe ngo dema waramutse dema narwaje umwana wenda kuzana iyo sori y'ibiryo ku bitaro ukumva ho ruhangayitse nyamvuga nti mfite abasaza banje nk'ubu wapfuye iki gihe tukambaza se akazina kanyine ngo jere ni karama ese abana afite umuceri wapi ese bazajya ku ishuri ngurika nze ndebe ukabona ngo nka 50 60 ubona igihe nk'iki we igihe nk'iki twese tuba dufite abasaza abandi kumva ngo umwana barandeye kwiga nguzana mu gushyire mu kigo ukumva biraneje abandi babye kumva kubimbwira ngo ngiye shayeme kunyigishiza umwana nawe ngere nkareba abandagiye kuko mwami wanyu ukaburuganyira iyo buzuganya ryo mu cyumba gapfuka bati Imana yanjye rero nta mfite kubwira abona baho nabasize bose urahazi twagiye dupfusha abana bakuru babasore gusa twarangiza rero ubu tandeba ahantu twashize mama twashize muzehe twashize basaza banjye nguni twagiye tubaterekamo kaba udafite umuntu uganyira n'ubu ukibaza ukisubiza nabonye ibintu biryana no kubura bawe ukabona bagushizeho gusurebera nzaga mvuga nti mama napfa azahambwa ndi nta muhungu dufite kandi abizi ko hari igihe bapfa akavanga umuhungu we naza ashingura mu kinyarwanda kamubura nyine gashaka ko ruhanda akabashingurira kandi umubyeyi yarabyaye njye binabonye bibabaza ni ukubura aba ugasigara uhagaze gutya kandi ufite abahungu beza b'imfura yaba tubafite sharwe nta nubwo bagiraga umuntu nta nubwo uyu mubo batatu ufite ubundi gutekereje ubundi abana bajya ku ishuri kubona abana kamuhamagara kama niyo 70 akiharahata umuntu azabwira ndaryo ariko niko Imana yabishatse bishegesha umutima wawe gute ko mbona tuganire nkabona niyo ndi mu nzu nshaka kujya mu rupfu rw'abandi
njye bakajya ndikurira uwapfuye kandi ndi gukurura ibyanya tambwira ese nk'uyu muntu ubuze na musaza we nta mwana badusigiye nta n'umukazana babona ngo yakundanaga nabo abana bagiraga umuco badushizeho rwose ubundi gute umuntu aricara akavuga ati si umwami wanjye kuko ubundi urabizi igitsina gore kwifuza kwacu guhera kuri basaza bacu abatware bacu bambara nta na marume tugira nta n'umwe umuryango wa mama nabo ngo barapfuye ahantu mama yabibaza ahantu mama asinziriye ukuntu nawe asinziranye agahinda kuko adavuga ngo umwana ngo wampiki wakibura ngo mfite umuhungu ajya akunda kuririmba ngo mwami Yesu ngwino vuba uruhure imitima y'abari ku isi numva byamurenze ko nagize agahinda nanjye nekeje ko nta mama agiye ntawe wakunduza abandi bambike ingori subize bambike ingori n'ingofero ntabwo twabigeze mu muryango wacu njye bintu binjyana kure nkumva mbuze ubwenge no mu kazi nagatangira kuryama iyo nibutse ko nta muntu mfite ndaganyira nyine ndabwira ikibazo erega uwahandi aba ari uwahandi ariko iwawe aba ari uwawe njye bose mfite onganyira rero kujya ku ishuri kw'abana ni umva ni uko umutwe wanjye binaniye nkaruhuka ariko ku nshuti yanjye nungutseho inshuti yageza kubwira umuntu ati siko byancanze unema we ngureka nkweze 20 ukumva ku nshuti yanjye nakuye abasaza banjye akora ba marume abantu bose bajya kujya babamfasha Imana igibaho umugisha nyine tuyishimira ibyikoze ubu tukayiragiza ibiri imbere kuko ntabwo wajya kuvuga buri kimwe cyose birwanira umuntu abari byinshi ntabwo wavuga byose ngo sinzobaho ariko ubu dufite byinshi dukirana nabyo bifite umuntu uguhamagara cyangwa bati pole sana tuzakubera abasaza bawe ndifuza kumenya agahinda kawe bwa mbere ushyingura musaza wawe wa mbere tutarajya kuhanyuma wumvaga ubuzima bumeze butwe dufite umwana w'umumama tukiva muri Kongo iwacu dufite ibituro 4 ize ndabyibuka biri hagati y'inzu bikikije ibiko mama yarafite umwana w'umuguta gatuma yini dufite gushima Imana ku isato ariko wa gatanu hari umuririmbyi ajya kuraza umuntu nyine abango ajya kuraza umuntu umwana aratuma narabyanga amuherezayo ku nabi bigeze mu rukera saa 8 aravuga ngo Marita we bahamagara mu izina nyine ngo tumaye nibirarangiye kandi yagiye ari muzima yari mwiza musore mwiza tugiye gutahuka Kongo undi ageze mu Rwanda Imana iduha andi mahirwe yakarabyara kandi kana kagahungu keza hari ku wa gatatu mama ubundi mama ibyo yakoraga shigishaga umusururu noneho akandi kana bari gukina kwa kundi ngunguru ziteretse gutya karaza kamuhirikamo kafite imyaka nk'irindwi gakabanzamo kino gice cya hano cyo hasi yaguye muri hospital turavuga tono mwana nyiribihe turayamanitse katukira abana none ejo bundi sinzi ko nabonye agafoto kenda kareba ndavuga ngo kuko mana ubu yaba hari abari mu gisirikare nk'abandi ndiko mba mvuga nyine ubu mushushanyiriza icyo kuba ari cyo tagitse ko ari nk'umushoferi cyane n'umukozi wa leta kanjye n'umufisa avandi Eric bite umeze ute waramutute atari ko wenda urugo rwanshanze tuhandwanyeho akagwana nk'ibyo 100 tugeneke muri kibazo sharwe kambwiza ukuri abantu bakitse ku icumu ziko afite ibikomere uzi kubona abana bose bagushiraho gasigara wenyine utafite n'ubwira ikibazo none se mungiye ko biri kunca mfite nawe bene mama ariko mbara kugira umuhungu ari ishema kugira umuhungu ni ishema umukobwa yaguhiye umwana wese yaguhirira umwana ariko yari umuhungu akenshi ngewe mu ruhande rwanjye kano kanya mba nifuza abasaza banjye igihe nk'iki amashuri agiye gutangira ntubandwaniraga ishyaka mbese abandi bagiye gute barapfa bagiye barupfa impfu zitunguranye ni by'iki gihe nyine uwejo bundi yishwe n'impanuka mu kugenda kwese yavutse 19 yarapfuye ukamubwiza ukuri nta n'urugo nta n'umwe yagiraga umutima yaraduhamagaye twese 28
aratunye murumuna wanjye amafaranga 42 ama 45 atunyuzamo amafaranga apfa natari kwa mbere ni kwa kabiri yapfuye tariki ya mbere ukwezi kwa cyenda. Mama nawe rero yaga turwanira ishyaka atari yarwara mbwiye ikibazo agaharahara mama agaharahara ati abana banjye banezerwa bakunda bakwebe nawe undi turamuhambiye aramo muri mukamera ari mu ngone gutya ahantu mu ishyamba. Uziko ntekereza mfuza bene basaza banjye bita ngira umuriro mu mutwe birumvikana. Kaba n'umuntu hano dutojya ngo n'umuntu bwira ibyawe gutyo kumbwira Jaka kota urumva ibyo bintu bimbabaza kabata akutubwira iki se nuko nigire ku nkurange Imana undi yo ntajya ku nkuru yanjye mba nibaza imba ndi hehe ne turimo tubivuga kugira ngo tudaseka gusa ahubwo tujye tunafashanya mu kuruhuka bwa nyuma ushyingura umusaza we wa nyuma na nyuma. Naramubonye akoze impanuka uwo munsi ubona muri numvishe ubwonko bwa hano bwikaraze bitane ibituro byose ndabikuraho biri ndabagose Imana umuryango wacu waturoze kudatunga abahungu nk'abandi sebana ko ari wo ngiye numvaga azaza wenda aratsamura akazuba. Yari umwana mwiza umwana muremure cyane wagiraga umutima waruzi kubana n'abana n'abakecuru n'abasore n'inkumi. Yari umwana ubona wajya ntabwo azaramba nta mwana afite imyaka wavutse 90 sisa yari umukuru cyane umusore ugeze mu rwego rushimishije waruzi kubikora amafaranga ye warafite gahunda yo kuba yagura imodoka numva kandi iyo afite imodoka nawe wagezemo baba watomboye ubona kuri mpagaze gutya mpagaze gutya uretse abantu nkora ku nkuru yanjye hahandi ugira ikibazo ko utabwira uwo muvuka ati wandwandiye ishyaka ati nanjye ibyo byanyu urabizi uko nyine buryo umukobwa mu rugo nta gaciro bafite burya umugabo n'ufite gahunda abafite umugabo azamashahara ahembwa ukirwanaho ukibaza ukisubiza ukitangira ukizengurutsaho abwo Imana ishimwe ndinze umuvuduko binzaho nkajya muri gahunda yo kuririmba nkiririmbira kugira ngo uko barambwiye ubundi byaramfataga ngahita nitura hasi barambwiye ati ujye ukunda kuririmba cyane byanza naza kubimva ngiye kubyegereza umutima ngahita ngira nte bijya ku ruhande namubonye muri Serikeye uziko nabirwaye igihe narwaye umugongo ndawurwara kandi abantu bakunkurange barantabaye n'abantu muri Kigali baje ku rupfu rwa musaza wanjye abatisha umva atarakenyutse kabisa. Rero rwema wajya abona umuntu aje hano nukuri ko Imana afite ibintu byinshi cyangwa rero ko yaruhura ubwonko nta kindi. Ubu ndi kwibaza ubu abana bajya ku ishuri batabana batanu ubu n'umutarajyayo byose biri ku mutwe ubu biba biri kuri uyu mutwe kavuga tusuko ningiro amarota asotse numvangiza ubwoba bava ngo barafata 9 mvubwanye bwanjye bita ntangiye gutekereza uwo nagahamagaye nkaba ntamubona uwo nakabwiye nkaba ntamubona njye mvuga nti icyo navuze ntisha bana banye ntisharwe mafite mushitwa Dudu ntisha arahirwa kugira umusaza nka Rwema nta gisa nabyo araza bati demase ko byancanze we n'urugero ndateka ndabwira umutware we ndabwira parunaka to twabigenza mwakwicara mukakemura ikibazo cye none ngiye nabwira nde etse nkuru yanjye mbambwira Imana iginyihera abantu b'umumaro gusa. Hari umuntu wigeze kuririmba Nyiranyamibwa Suzanne ati ese mbaze nde nkuri iki abantu bajye bumva kenda k'abantu nibwo bwa mbere Nema mubonye ameze gutya acitse intege nanyeze ko gupfuncika mu gute Nema ubu ndagerageza kugira mve hano ningera ku muhanda mpamvu ndikwe kubwira washyinguye mama wawe uraza dukora ikiganiro namuzehe useka ushingura papa wawe uraza dukora ikiganiro useka ubuzima ukabona burakomeza ariko mu by'ukuri ndi kubona ko ntabwo burya bukomeza ntabwo bukomeza twaramuti ntabwo bukomeza uramusa twaramuzi tumva ubuzima bwose nabwo burahagaze urumva yari yavuye kunsura mu rugo papa wawe nzani umusaza yanzaniye amata nzanira ibishyimbo nzanira n'ikira n'imishaba aravanya ngo ntazapfa nakugezeho navuze no ku rusengero ko ndapfa nakugezeho nibwo bwa mbere yagusohoye ndapfa nakugezeho ati ndumva urupfu rukunsatira
apfa muri iyo minsi ya nyuma ariko ndikomeza ariko biri kujya binga kumva ncitse intege mva amavi atete nkirwa ndyamye mva hirwa ndyamye rero rwema wa data yabantekara umusaza wanjye nyakiriza ati yego bashiki wanjye mba nabuze aho nirukankira mva ncakuruka mu mutwe mukabona abandi muri quartier ati bamuyomba baje abana kambase mama ntamba yomba tugira nti no wanyuma nawe yaragiye ejo bundi nyine nagahinda n'umubabara ariko nta kundi twabigina turabyakira namwe banashaka kugenda mu mihanda nshaka no mu modoka nanjye ngo utambirindukana ariko nta kundi binjyana kure nshaka kwicara nkarira umunsi wose najya hano mama akunda kwicara ari kuririmba indirimbo ngahita mfatwa yakundaga kuririmba ariko nta kundi ariruhukira imibona n'imihati y'isi nako tuzamusangayo nkavuga ntiyaba wenda bagenda bakanibwirana sanzeyo baramube sanzeyo abahungu be abandi bari kumusanga ubutitsa abandi wenda ese tumaye ni warakuze ese mutabaza umaze kuba umusore reka negureka kubyegereza umutima nibyo kuririra abawe nibyo ni ibintu bidasanzwe nyine gupfusha n'urupfu n'ikintu tutamenyera sibyo ariko uyu munsi utangire wige kuvuga utereka mbeho sibyo uvuga utereka mbeho wakunze kuvuga ngo burya bacitse ku icumu barababaye ujye uvuga utereka shima Imana ko ngifite n'abavandimwe b'abakobwa sibyo burya hari icyo bajya bavuga ni umugani mu gifaransa ariko ugiye kuvuga mu kinyarwanda bavuga ngo umukobwa cyangwa umugore utagira murumuna we cyangwa mukuru we mbese w'igitsina gore bavukana ni nk'inyoni itagira amababa uri kubyumva wowe ko ufite abavandimwe babiri bahari jya uvuga uti Mana ishimwe rwose ko badafite epfo na ruguru mfite umukobwa tuvukana nina twaza abantu ndarunde wera bate bana ibyo gupfa bibiteganya ko dufite umusaza wanjye akunda kuririmba indivango turi hano mwisi tujya dukumbura za nshuti zacu zamaze kuruhuka zimwe twakora nagaye imirimo y'Imana hano ku isi isaha y'Imana ntabwo izarengaho cyangwa se ngo ihindukeho n'isegonda iby'Imana yacu yavuze ni by'ukuri kandi bizasohora Imana zizavugira mu kirere isigarure abapfuye bizeye natwe abariho duhindurwe dusanganira umwami mu bicu ubwo nagera muri uwo mwanya namwibuka wese nkarimbi undi nkarimbi na mama nkarimbi ukajya mva mu gikaye mvuga na bene nyina babatisha uvuga nka nyoko ariko nta kundi bose barasinze ko tuzasinze tubasangeyo ahubwo icyiza ni ugutegura imbere yacu heza iyo dusuye muri ibi bihe mu mutima wawe uri gutera vuba vuba ubu mfite imbeho mu mubiri mpita ntangira gutengurwa nkumva mfite imbeho nyinshi ngatangira kwiryamira ndagera mu rugo sinara muri Kigali ndataha n'ubundi ariko mbona mpita ngira imbeho mu mubiri ngahita mbyibuka noneho ngahita nkuru ibibazo mfite aya masaha avuga ntiyamba afite akanya babandwanyeho ariko ikintu kibi ku isi ni ukwitsama ntugire kubwira ngo urakire ikintu kibeho ku isi kwitsamura ntugire kubwira ngo urakire burya bitera intimba ntamagara nti bahati bite ni byiza ati mfite ikibazo kimeze gutya niyo atagiye cyaguha bati pole turasenga Imana y'ikikora burya biba bihagije yego akwihanganisha reka dusenga Imana ni Imana inyuranye ibihe ntigibabaza umuntu iteka ndabizi igigushumbusha nukuri ko nkonye sanze y'ababyeyi nsanga y'abamama nsanga papa b'abasaza bakuze nsanga abasore navuga ati sister nkumva biranejeje Mana imbwa ngo sister wanjye ngumeze utese mwana ngo wanejeje ngo reka nze ngugurira nkutemo habona nka 50 nkumva ngahita mfukama Imana cyubahiro
mwana ushimwe ku bw'ibi bakoze gusa namwongere umugisha. yewe reka tunasoze tukubwiye tutikomera kuri kano kanya kubwo kubura abawe wakundaga batari bake kandi mu buryo bukurikirana. ukomere cyane, nibwo buzima nibwo rugendo, ariko tubwire Imana ngo iguha agahenge umare umwanya nanjye nezerwe nk'abandi. hari igihe umuryango ujya gutyo ugapfusha bijya bibaho pe bigatanga agahenge niba imyaka nk'icumi gashira 20 gashira ukumva ubuzima burakomeje. ariko umuntu agahora afite icyo kintu kanaka nawe yagenda ugahora uvuga ati nanjye ndagenda. burya iyo umuntu avuga ngo aragenda hari igihe uvuga uti buri ikintu cya mbere kibi gikindya no gupfusha kurenza gupfa. urumva nyine ureba ku isi uvuga ngo napfushije runaka yagiye, usanga ibyo ngibyo nkeka ko biryana cyane. Nema komera. Inshuti zacu zitamenye ko papa wa Nema yitabye Imana akurikiranye na mama we na musaza we n'abasaza be na data wacu na se wabo, wumve ko ari igikomere kinini cyane. Tumutabare, tumube hafi nk'ibisanzwe, ntabwo mvuga byinshi. Nema navuga nimero telefone ye, twongeye tubwire abantu bamube hafi, bamushyigikire, bamubwire bati uri mushiki wacu, ndakubera musaza wanjye, ndakubera papa, ndakubera mama, byo kuvuga ngo ntabwo wasuwe tuzagusura. Nema vuga nimero telefone yawe. Vuga nimero telefone yawe 078 17 2 291. ko dusoje se bitameze neza. Oya, biraza kumera neza, biraza gutungana. Bijya bibaho cyane, nawe byakubaho nyine uhita wibuka nyine. Ubundi sinjya nkunda kubitekereza cyane, binjyana kure, ariko ndashima Imana kuba nkiriho. Nange narabyaye, mfite abahungu n'abakobwa. Imana yabampera nk'umugisha, bakanyogeza wa mubabaro cyane rwose. Nicyo cyiza. Ubundi nge naricunguye Imana, nge naricunguye, mfite abana abahungu n'abakobwa. Imana yo kabyara nibampera nk'umugisha bizagenda neza, bizagenda neza, bamuza amarira. Icyambere ugomba kubarira neza, hamwe no gusenga, ukabarira. U Rwanda kuriramo abakobwa. Ne mubwire umuvuno wa mbere kurera no kuganira n'umwana kandi ntacyo umuhishe. Niko kuri. Ukamubwira uti hanze aha rero hari bishikamwinyo bimeze gutya, urarangara gato barakugira indushyi, birakwasamira. urumva urarangara gato urabindushye, ukamubwiza ukuri. Niba ari umuhungu ukamubwira uti urarangara gato, ibiyobyabwenge biragutwara ngo pe, sibyo? hadufa dufite intuza za example z'abajura duturanye n'abati tuba nk'abana bo kwa runaka, ukabamwereka. nguko reka rero dusoze. Yego ne tuzongera Imana ibishaka. Yego ariko mwarakoze Banyamurenge. Imana ibaha ihumure mu gihugu cy'iwanyu. Banyamasima itanga ihumure, nange mugira agahenge nk'ak'i Rwanda. Iyo nkuru ya buri munsi kubika banihe bari mu kiriyo, Imana igira icyo ikora n'ukuri ikureho. Ibi ntago yabikora ko niho twaremewe, ahubwo niduha agahenge, nitanga ihumure. Tanga ihumure rwose nuko yahaye mu Isirayeli. Niba iyo namicumu bibaho kuko sinzi niba ariyo ibikora, akaba kuvuga ntaza kwitaranya n'Imana rwose, imbabarire. Oya, ituma iryo cumu ritunamurwa nibikore. Yego, kuko bavuga ngo nitera amapfa ni nayo itera aho bahahira. Yego, ngaye nguko yebera hose icyarimwe cyane. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena. Ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru
inkuru yanjye